mu gitondo ngene ndi ku myitozo ya Etincelle umutoza Seninga apanga amakona ye arayapanga neza sinzi icyo Juma yari gukora mu kibuga team manager ngo rero bashamiranye ngo twe turi kure nago tuba twumva ibyo bashamiranyemo Juma fi mu mutoza mu mashingo apana baza gukiza batoza bakabiri baza gukiza team manager ashitse umutoza wa mbere mu shati mu mupira mutoza aza gukiza Etincelle yabonye amafaranga Etincelle yakinye match ya Sport yahembwe yego ukumva nta kibazo cy'amatika hari y'umukinnyi yahembwe staff yahembwe umutoza yahembwe byose bimeze neza akazi kaba kameze neza Juma yafimye nde umutoza rero ira video wabonye ngiye na postings yego ngiyewe Juma ndamumeshoninga noneho bimwe agenda akabwira abantu ngo namuvuze nuko ibyo yavuze navyo ko ibi bintu yavuze mbere bibaye icyo yatumye bahagarika n'umutoza ngo nuko umuzamu yabikoraga umutoza kongera akamusubizamo gusa ubwa mbere umuzamu yabatsindishije Rutsiro Musa yazize yuko ari umufatanya cyaha n'umuzamu n'amatike twibukiranye haraho kuri 5 haraho nasangaga abantu bahagaze ati bavuze ngo namurongera kwinjira ahangaha ngo huzuye kandi afite iyo tike kandi hari umuryango wo kuri 4 utarigeje ukoreshwa wari ufunze gusa hirya kunguniyo hirya yego ugana kuri Petit Stade kuri 4 umuryango wari ufunze nugeze ukoreshwa kandi nabantu bari bahicaye benshi gusa ngiye cyanangaje n'ubuyobozi bwa Etincelle bugomba kumenya nuko nyine nayo amafaranga bateganyaga yatabonetse ntabwo yabonetse guhomba barahomba sinzi kuntu bafite amakuru ese mushaka abantu bakunda umupira gute baravuze umwana wo munsi y'imyaka 12 wanze ko yinjira muri stade uri kumwishyuza kubabwira ibyo bagomba kuvuga cyangwa nuko babonye ko hari amakosa yabaye jewe narababwiye ibintu nzaza mvugira kuri iyi kamera ntago zazashira igihe mutabonye ko ari ukuri pa nawe nta muntu uba muri amakosa ye yego dupfa ko ibintu bye bitagiye ku murongo ari nawe wabyikoreye nta muntu nzakritika ngo yakoze ibi bitabaye n'ibintu biba byagaragaye sibyo tuve kuri ibyo ngibyo byo kwinjira mwarabibonye abantu bose barabizi na utabizi yaba Marine yaba Rutsiro yaba wa Sport yaba wa Pere wari uhari abo bantu bose babonye ibintu byabereye kuri stade tujye mu mukino hagati umukino urabaye umukino Etincelle ibitego 2-1 Sport duwa credit kuri Sport yitwaye neza abafana barishima prime yabo iraboneka n'amanota araboneka match irarangiye ubu tugiye kuri Etincelle yamaze gutsindwa iyo match sibyo yego bamwe batangiye kwikoma abakinnyi ngiye kibushaka kubwira president Enoch president wa Etincelle cyane hari abantu bari gutangira kubreminga abakinnyi ngo papi yari yariye ngo sinzi ngo Shideo yari yariye igitego cya mbere bagitsindanye Shideo icya kabiri papi bakubise swate batanga assist kibirekaho kandi ibyo ngibyo president bireke ahubwo president icyo ngomba kumubwira nakurikirane ikibazo cyabaye mu gitondo Jarudi Jarudi ku myitozo ya Etincelle habaye ikintu gikomeye nakubwiye wabonye video na postinze niwamenya ati ni ibyiki nabonye just posting ira video vuga ngo hari akantu kabaye urumva mu gitondo ngene ndi ku myitozo ya Etincelle greetings ladies and gentlemen, welcome to Kivu Sport Updates. Ni Jarudi Kells na Alka kuri nko muri bona kuri kamera. Tugiye kugarukana none kuri sport ariko turi banda muri championnat y'u Rwanda yakomeje igeze mu mahina igeze aho umwana arira nyina ntiyumve ndabeshye hari abakinnyi bamwe bahagaritswe abatoza bahagaritswe abaperezida b'ama equipe ibintu birakomeye cyane yaba ku makipe atwara ibikombe ari muri mido ari kugenda uri buze gutwara igikombe bari kuvuga ibintu byinshi ko imikino iri kugurishwa amakipe ari kugura imikino agategera andi ma equipe ibintu byinshi ndakeka umuntu wese ukurikira football muri iyi minsi nicyo kintu kiri kuvuga muri sport yo mu Rwanda kakurenda kwakiriye muri Kivu Club muri Kivu Sport uyu munsi ndakeka umeze fresh nta kibazo ndashima Imana uyu munsi dukoze ikiganiro cyacu hakiri kare turagira ngo tuze kugisohora abantu baze kukireba ku masaha meza kabisa iki kiganiro utarira cyane ikiganiro kiri special cyane ku bafana binahanga cyane ku bantu bina kukirareba abantu bose sportif b'igisenyi kirabareba kuko aya ma equipe akinira hanga kenshi na ma equipe yacu dukunda hari inshuti zacu namwe turakunda turanayafana kuko urabizi ko nabantu bihishira yego abantu barabivuga ko bazikunda muri rusange ariko hari ibintu biba byagiye biranga
nk'imikino iba yabaye biba bitabaye byiza na n'ubu bigikomeje. Ndakeka wabonye akavideo nashize kuri WhatsApp. Yego, abantu benshi nta n'umwe wari ugeze umenya ibyo ari byo. Nta makuru bafite biri kuba. Nta makuru ntayo. Nawe ntabyuzi. Reka ntabwo bizi. Noneho ni Kigali ntabyo bazi. N'abantu b'i Kigali bashobora kuba ntabyo bazi kabisa. Yego. No kuvuga ngo rero Jarudi, turahera uko shampiyona byagenze, ko resulta zagenze kugira ngo tuze kwibanda kuri match zabaye kuri iyi stade yacu y'Umuganda. Uko ku munsi wa 25 wahereye kuwa gatanu aho ikipe ya Vision yari yakiriye Kiyovu Sport. Yego. Twavanga turi kubivuga ko umukino uri kuba. Umukino rero warangiye Kiyovu yiboneye amanota yayo 3 y'imbumbe. Kabisa amanota y'ingenzi cyane kuri Kiyovu Sport. Kuri Kiyovu Sport yitsinde Vision igitego kimwe ku busa. Ku munsi rero kuwa gatandatu za match nari ndimo ndakubwira, ikipe ya Musanze yatsinze Muhazi kimwe ku busa. Yego. Ikipe ya Musanze nayo yari yaje kuri match ya Sport na Etincelle. Uko match kurikiyeho kuwa gatandatu na Etincelle na Musanze. Yego. Urumva Musanze yari ifite impamvu yo kuza kuri Etincelle yitwara kugira ngo bayigeho nyine. Ibyo birasanzwe. Ikipe ya Muhazi United yaratsinzwe, yabashyize muri silence. Yaratsinzwe. Oya yifate nari. Ikipe ya Muhazi United yaratsinzwe. Yego. Kuri uriya mukino sinzi niba Jarudi bira bintu Muhazi nayo nakubwiye ati ngishobora kongera gutsindwa. Nibisanzwe, reka nitubitindeho wenda ibyo ngibyo. Ushyiramo akadege kugira ngo fani dakomeza kuturogoya cyangwa ushyire muri silence dukomeze twihute kubera ko dufite byinshi byo kuza kuganira uyu munsi. Urumva kuri stade ya Kigali rero ikipe ya SD Kigali yanganyije na Mukura kimwe kuri kimwe. Nari nakubwiye yuko Mukura itatsinda AS Kigali. Mukura rero yaruhuye abakinnyi benshi. Twari twabigaritseho uvuga ko iri kwitegura isize imbaraga mu gikombe cy'amahoro. Kuri uwo munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya Bugesera mu karere ka Bugesera yafashe Marine itsinda ibitego 2-1. Amanota yarakenewe cyane ku ikipe ya Bugesera. Ikipe yari imaze imyaka 2 idatsindira mu rugo. Na Marine yari yakeneye. Marine yari yakeneye kandi Marine biri kugenda bijyana habi kuko Marine leta ijya gusura APR FC muri weekend. Na amanota 3 ya APR n'ibitego byinshi cyane. Urumva ku munsi wo kuwa gatandatu wasojwe na match yabereye ahanga mu karere ka Rubavu yahuzaga ikipe ya Rutsiro FC n'ikipe ya APR. Ibitego 5 ku busa. Turaza kubigarukaho kuko uyu mukino wakomeje kuvugwa cyane mu maradiyo nyuma yaho noneho byabaye ibindi kuri uyu mukino turaza kugarukaho. Ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Polisi yanganyije na Gorilla ubusa ku busa. Nakubwiye ati iyo nta kintu muri Katari ntacyo babarwanira, nta mpamvu, nta motivation, nta bafana, nta gitutu. Kwitabira nyine gutyo gusa. Ikipe ya Gasogiyo yatsinze Amagaju kimwe ku busa. Amanota Gasogiyo yari ikeneye ngo nayo irebe ko yakwegera imbere. Umukino rero wari utegerejwe nanga mu karere ka Rubavu wagombaga guhuza ikipe ya Etincelle n'ikipe ya Rayon Sport. Waje kurangira Rayon Sport itsinze Etincelle ibitego 2-1. Umukino wabaye ku cyumweru saa 9 naho ukagaragaramo ibintu byinshi bibi. Jarudi rero ntago turirirwa tuvuga ngo imyanya n'ubundi biracyari kwa kundi Rayon Sport iracyafitemo ikinyuranyo cy'amanota 2 inota rimwe n'amanota 2. N'amanota 2. Okay. Reka ibingibi tuzabirebe by'amakipe uko match zisigaye mu makipe arwanira igikombe n'amakipe amanuka byose tuzabireba ku munsi wo kwa gatanu. Ahubwo reka twinjire neza mu byaranze imikino yabereye kuri stade Umuganda na n'ubu ngubu bigifite ibisigisigi. Yego bikinakomeje ibisigisigi bihanze bizafekta n'imikino yose isigaye. Bizafekta n'imikino yose isigaye. Turahera ku munsi wo kwa gatandatu. Twavuye hanga kuwa gatanu twijeje tubwiye abantu ati Gatera Musa kuva aho bigeze ari kunkonfirma yuko umukino ari 50-50 ariko ntago ari byo bintu byagaragaye mu kibuga. Rutsiro ubundi yari yakoresheje ijambo ryo kuvuga ngo tuzatanga ubutabera. Turahera kuri turanze dukore content kuri interview Gatera Musa yatanze nyuma y'umukino. Yavuze yuko ngo mu byo atoza abakinnyi be atabatoza gupasa adversaire ngo bamutengushye ku byo yabatumye. Cyangwa se yanavuze ko we iyo yigisha abakinnyi uburyo basohora umupira batangije umupira batangirira mu mpande
bihuta noneho bagera mu kibuga hagati bakabona guhererekanya noneho za pasi zabo za cepe za hato na hato. Ariko aravuga ngo ntabwo nigeze ntoza abakinnyi ko batangira kubakira muri box bapasa umupira adversaire ngo adutsinde. Hari umunyamakuru wamubajije se urakeka ko harimo ababa bariye ruswa? Ati birashoboka. Ndaza gukurikirana birashoboka. Ariko njye nareba rangaje agatera Musa na action ziwe ukuntu nsanzwe muzi yarasa nk'umuntu ukonje. Yari yakonje pe ubona ko yakonje. Yego. Ibyo bitego byora bibonye ntabwo turizwa tubisubiramo, ntabwo turashaka kubivugaho ibintu byinshi, ahubwo ibyabaye nyuma y'umukino. Bora amagambo Perezida wa Rutsiro yari yatangaje ko agomba gutanga ubutabera. Perezida wa Rutsiro rero nta kintu yakoze, umuntu w'umugabo cyane. Babicaye nk'abayobozi bareba icyabiteye cyose, baravuga ati rero tugomba guhagarika umutoza n'umuzamu Matumeri Arno ariwe kapiteni w'ikipe ya Rutsiro. Imikino isigaye yose kugira ngo shampiyona irangire bakaba bahagaritswe, akaba baratozwa n'umutoza witwa Umar ari wungirije ari uratoza imikino isigaye ku ikipe ya Rutsiro. Ariko Gatera Musa abifitemo uruhare yaba yanengushye cyane. Ahantu ekipe yari igeze nk'ikipe yari mu cyiciro cya kabiri, ariga performance y'umukinnyi, uburyo umukinnyi yari kuevoriwa ari kuva muri deuxième division kuza muri première division, ababona imbaraga akoresheje arubwira ngo yevoriwe azamuka ajya mu zindi ekipe zikomeye. Na Gatera Musa yari yavuye muri Gorilla ajya muri Rutsiro ya deuxième division, arongereza muri première division. Hari ekipe zamutekerezagaho runaka, ariko zigiye gutangira kumugiraho dute. Yego, kubera ayo makosa aba yakoze atari ngombwa. Nanjye uburi kuri stade nanjye mba ngomba kumwigiraho nk'umutoza mukuru. Yego, bisi byanjye ntacyo byanyigisha ubu ngo aka kanya. Nanjye kubona ko ari bya bindi nyine n'ubundi nsanzwe mbibona sinduruhinja, ariko iyo byatangiye kungaragarira mu maso ntari kubyumva nkajya mbyibonera, biba bikabije. Ariko biba biri kunyafekta aho nkanjye nk'umuntu uri muri kariyeri birashoboka. Sibyo? Cyaro di match rero Rutsiro yabonye amafaranga yo kwinjiza kuri stade, byabaye byiza rwose. Niba ari nabo n'ibirarane bafite bahembe, kuko amafaranga pourcentage zo zarabonetse. Yego, ko Rutsiro yinjije hafi miliyoni 10 ziburaho amafaranga make cyane, miliyoni 9,800. Amafaranga bura amafaranga make ngo yizere miliyoni 10. Yego, sibyo? Bya 5-0 byo wamenye ko ari utuntu twinshi ati urunani kinamico kirarangiye, abakinye nabaye. Oya, wenda kakule iyo ni match twatangiye twarayirebye. Wabonaga ibintu biri kwa muri stade ukabona bishekeje. Umuzamu kabisa afata baro agacenga, none ikintu kirimo bikarangira muhaye umupira. Urabona ko adversaire nagatera mu zamu na gare equipe twaburamo amakuru. Oya, ntago bishoboka. Je hari umukinnyi ntago navuga, ariko naramugiye se bro, ira match ibintu mudukoreye buriya nibyo. Arambwira ati bro anjye byanunguye. Arambwira ati ibintu hari abantu baba babizi barimo hano twe tutabizi cyane, ntago ari paka nk'abakinnyi bose babimenye. Reka baravuga ati uko tubibona natwe bari banaduprepaye. Abakinnyi bamwe na bamwe kuri imikino ukuntu twakinaga naga ariko bimeze. Kumva nyine ibintu babyanyuza hano nanjye byambabaje. Umupira nambwa ati hangane ni gutyo nyine football igenda, hari gihe biba bitari ngombwa ariko hari n'igihe biba binagutabaye utanamenye ibyo ari byo. Yego, ibyo ngibyo nyine nakaba kaciyemo naganiye nabo ni inshuti zanjye bose ntibyabura. Ako nyine nibyo ngibyo byaranze uwo mukino. Sinzi wo Gerard niba ari ikintu wavugaho kirekire. Wenda ngiye imbere yuko ngiye cyangwa kuko amakosa na muntu wese utarayabonye. Mbere ngiye ko hari icyo nongeraho, hari ikintu nshaka kubaza ku muzamu nk'uyu muzamu wa Rutsiro wari captain witwaraga neza amakipe akomeye, wenda ari kuzaganiza no muri championnat mwaka utaha, wirukanwe muri Gorilla haja muziza n'ubundi byarukije ati umuntu yiruka wicyo yazize nkibi, none arongera bikoze muri Rutsiro. Byaragaragaye kiretse wenda ahubwo tuvuze ngo ese yabikoreye amafaranga cyangwa yabikoreye we ku giti cye, ariko kuba ku giti cye byaragaragaye ko yashakaga gutsindisha Rutsiro yarabikoze. Umunyamahanga fana Paris ni ku giti cye mu bure rwego, ahubwo ni ingeso ye. Yego, icyo ngicyo tucyumvikanye. Kariyeri y'umukinnyi nk'uyu kakule wayivuga hiki? Iyo nta kariyeri, iyo si kariyeri ukumva ifitaho ubu se ishaka kugera. Ko kubigaragara Rutsiro itazamwongera amasezerano, ubu azabona indi kipe kandi musinyisha mu Rwanda. Azayibona abakorana nabo bazamushakira ama equipe. Abakorana nabo bazamushakira ama equipe. Ngo zindi ikipe izamutse ngira muguzi. None si uko twabivuga mu Rwanda.
wenda nanjye nari ndi muri stade ndi mu bafana abantu baze no kureba n'amashoti twagiye dushyira kuri YouTube muri shorts. Hari abafana benshi bape twagiye tuganira off camera ako byatisha turi kubitsinda ariko biri kugaragara nyine ko ntabwo turi kuba twabikoreye nyine ni ibintu byategura avuga ati ubwo si uwavuga ngiye nanjye harwambwiye ati reka nikubitire vuvuzera harwambwiye ariko rwose harwambwiye ati abafana benshi twaganikoze cyiza igikoreye dariko gusa dariko umutoza niwe bagikoreye niwe bakoreye neza kuko niwe wari uri kuri pressure kuko ubundi Rutsiro rifite ubushobozi butsinda APR cyangwa bakanganya cyangwa se APR nayo ikabatsinda bikoreye yatsinda Rutsiro ikabatsinda APR maze imyaka 2 datsinda ibitego 5 ije kubitsinda Rutsiro Rutsiro ari ya 4 APR ari ya 2 ije kwitsinda ibitego 5 mu minota 45 bakubwira ko mu ncuro zose APR yahuye na Rutsiro imaze kwitsinda ibitego 17 mu mikino igera muri 3 17 bitandatu inshuro 2-5 numva ko rero ntago bya bintu byiza wenda nta kintu arenzaho gusa icyo ahubwo navuga cyiza president wa Rutsiro yakoze ikintu gikomeye kuvuga ati reka abantu tubahagarike ntitureba amakosa bakoze ngo turebere reka tubahagarike kandi numva byagakomeje bikajya muri federation bakareba umukinnyi nkuriya ushobora gukora amakosa ko umutoza biragoye ariko ku mukinnyi wakoze ibintu bigaragara muri stade nabandi bagenzi kandi president Rutsiro we yavuze ko ibi bintu atari icura mbere bibaye icyo yatumye bahagarika n'umutoza ngo nuko umuzamu yabikoraga umutoza kongera akamusubizamo gusa ubwa mbere umuzamu yabatsindishije Rutsiro Musa yazize yuko ari umufatanya cyaha n'umuzamu atabonaga amakosa ye ngamukuremo ashyiremo amusimbuze wenda nawe yitekerezaho ikintu cyo musazize yes Rutsiro byarangiye Rutsiro itsindwa ibitego 5 APR ibonera amanota 3 ikinyiranye cy'ibitego cyari kirimo hagati ya Rayon Sports na APR kiragabanyuka tubamenyesha ko match izakurikira nubundi APR zakira Marine ubwo namwe murabyumva reka tujye ku cyumweru aho ari kwa gatandatu ku cyumweru rero Etincelle yakira Murera Etincelle irarayideklara ivuga ati ubushize hari amafaranga twabuze ubwo ya kampani yaryo yitwa ngo iki ntabwo nzi ko nitwa ikoresha akanyenyeri abantu benshi barayikoresha mu Rwanda ikora ku stade menshi 939 bagata abantu hari amafaranga arenga miliyoni 4 twabuze ndakeka barigeze no gutabaza RIB basaba ko ngo yabizamo match ya Marine na Etincelle hanyuma bati twizaniye akanyenyeri kacu bazana indi kampani tutazana yavuye tutazi ko isanzwe ikora kampani ngo niyo yishiriza APR kuko bayibonye kuri match ya Etincelle na APR yego nibwo bayisabye kampani raje ntago nzi ubushobozi bwa sava iyo kampani ikoresha ku buryo abantu baje kuri stade bari kuguhera saa 8 n'igice abantu baguraga amatike byanga kugeza match itangiye igice cya mbere cyose kirangira abantu bari kuri stade kakure nari abantu bari bose kugenda babibona mu video turi buze kugenda ducisha muri iyi video muri iki kiganiro abantu bagerageje kugura amatike bageze kuri karakanyenyeri ka Etincelle biranga neza application down cyo kintu system yazaga ikubwira hari n'abantu benshi bagiye bareklama bavuye i Kigali hari abantu twagiye dubura bavuga ati mbye amafaranga bayakuye kuri konti ariko ntabwo ndi kubona message yasagashize iminota 10 ndi butangi kugira ngo ninjire none ko mita irangiye ko Rayon Sports igitego cya mbere ubu koko amafaranga yanjye ntahiriye ubusa ikibazo cyaragiye akanyenyeri kaba ikibazo mu gihe Etincelle avuga ko yakazanye ngo mu rwego rwo kwirinda kiri buze kwigwa amafaranga ahubwo noneho yahombye menshi bijyanye nayo yari kwinjiza yiza ko yarakoresheje ya systeme isanzwe y'akanyenyeri ka 393 kuko kubigaragara hari abafana benshi bagiye bafata imodoka bagasura ko bati muturangira ahantu hari akabari naha tujye kurebera ayo match reka twigendere tube tuwumva kuri radio twigire ku mazi abandi bati reka tugume hano ubwo nundi byarangiye dutegereze twumve uko Rayon Sports yaciruze kwitwara n'abayitenseri bibuko abantu kajya wumva abantu bariyamiriye igitego kijyemo kwase ni iki equipe umuntu yatanze amafaranga yavuye kuri konte ye ataragaruka undi akiri kugerageza kurwana no kwinjira byanze Etincelle humba amafaranga menshi kuko nuza kureba muri video urabona ko abafana ni benshi cyane hanze ya stade babuze uko binjira kandi hari abarimo bari bafite n'amatike twibukiranye hari aho kuri 5 hari aho nasangaga abantu bahagaze hanze ati bavuze ngo namurongera kwinjira ahangaha ngo huzuye kandi afite iyo tike kandi hari umuryango wo kuri 4 utarigeje ukoreshwa wari ufunze gusa
hirya ku nguni yo hirya yego ugana kuri Petit Stade Yego. kuri kane Eh. umuryango wari ufunze nugeze ukoreshwa kandi n'abantu bari bahicaye benshi hari haberewe kiriya gihanda harabereyeho ese no kubera iki n'uwo muntu ufite regio ya bitari umubwira ajya kwicara hariya yari kwemera kuko yarashaka kwinjira muri stade erega iyo byamaze kugenda kuriya umuntu icyo barwana nacyo ndwana n'inshaka nicare muri bibiri kandi nishitse ariko ndebe match kunye nkubwiye aho narebeye match nayo nicaye muri jaride ku gikuta hamwe no kuri toilette ku izamu rya ruguru yego niho nari narebeye match nicaye kuri jaride niho nari nicaye rwose cyaro ikibazo cyaje kubaho ikibazo cy'abafana cyaje kubaho abafana bagenda bijujuba gusa ngiye cyanangaje n'ubuyobozi bwa Etincelle bugomba kumenya nuko nyine nayo amafaranga bateganyaga yatabonetse ntabwo yabonetse guhomba barahombye kuko bafite amakuru ko babonye miliyoni 7,600 nese ari Etincelle na Rutsiro niyo haje abafana benshi birumvikana Rutsiro irusha abafana na Etincelle irusha abafana Rutsiro Rayon Sport irusha abafana APR Rayon Sport ni ikipe yari kurwana no gutsinda kugira ngo igume ku mwanya wa mbere abafana bari benshi cyane muraza kugenda muri video ntoya turuze kugenda dushyira muri iki kiganiro muraza kugenda mubyibona ko ibyo turi kuvuga atari ibikabyo cyangwa se amabara nkuru twari turi kuri stade byose byabaye tubireba Etincelle yahombye amafaranga menshi cyane ngiye mbaze wenda bijyanye n'uko itike y'amaki yari 3 nawe waza gukuba n'umubare w'abantu uri buze kubona bari hanze ya stade ushobora kubona ko batabuze gomba munsi ya miliyoni 5 hanze hari abantu benshi cyane abishyuye amafaranga yavuye kuri konti yabo batigeze babona amatike ya message bajya gusikana abari kugura byanze abazifite wenda bo Etincelle yabo yabonye ariko no uburenganzira bwese ubusajye kukurega akavuga ati dore naguze itike sininjira kuri stade uretse ko abanyarwanda nyine hari ibintu biba tukavata ngo bwo byarangiye ariko uyu munajyanye ikirego wamwishyura n'amafaranga y'itike n'indishyi y'akababaro byo rero uko bibakajagari gutyo nanjye match nagezemo ku munota 37 gusa iyi kampani nubwo yaje ariko mu reka ntago abanyarwanda sinzi kuntu duteye ese mushaka abantu bakunda umupira gute baraguze umwana wo munsi y'imyaka 12 wanze ko yinjira muri stade uri kumwishyuza umutoza arakoreka lisansi ukamwishyuza umukinnyi uramwishyuza ese abantu bazakunda umupira bigenze bite none abakinnyi bajye bakina umupira binjira muri stade uko bakinnye banakoze tize niba bindi match bajye mu rugo baryamye kandi nyamara yaje kuri stade hari ibyo yigira niba SG wa Marina aza kuri stade kugira ngo yinjire bikaba ikibazo yavuga ati abakinnyi ba Marina bakavuga ngo abishyurire ibi bintu ntibivuze iki iyi kampani ibi bintu yarabikoze itagiye kwishyuza n'abasirikare kampani ishyuza n'umusirikare umucunga umutekano uramwishyuza kuri stade umutekano w'igihugu ya kampani nagira ikiri kandi ngibyo ngo babikoraga ngo mu rwego ngo rwo kwinjiza amafaranga ariko ikingenzi bashingiye kibagira kampani systeme bakoresha nta bushobozi yari ifite bwo gukora kuri iriya match byaragaragaye bo barabizi byatumye abantu bataha bababaye hari n'abantu bavuze ati zagenza kuri stade ndebe match zaguzwe ubundi ninza amafaranga bakuye kuri konti sininjire mpagarare kuri stade iminota 30 stade ifite interest enye ntarinjira muri match nje muri match iri kurangira munaga bati nzajya mbere bira mu rugo ntabwo tubarenye baratubara 8 kuko na bira bipangu biri mu nguni babyinjirizaho cyane ibintu bigakemuka si interest n'undi si gate zo kwinjira gate nazo nagari paka tu gate duto uzana ibyuma ugatera ko na moto kayinjira muri stade nozi na gate niziki Etincelle rwose twaraba kandi kakure tumaze igihe tubivuga abantu bakavuga ngo Etincelle ngo tuyibandaho cyane nuko nyine bikora ibintu bidahuye no simutse n'abandi bose bayivuze bayikrititse ngiye narababwiye ati ibintu byose nzazamvuza nkavugira kuri kakure wagiye kubabwira ibyo bagomba kuvuga cyangwa nuko babonye ko hari amakosa yabaye jewe narababwiye ibintu nzazamvugira kuri iyi kamera ntago zazashira igihe mutabonye ko ari ukuri nta muntu uba muri Etincelle mfite icyo mpfa nawe dupfa amakosa ye yego dupfa ko ibintu byo bitagiye ku murongo ari nawe wabyikoreye nta muntu nzakritika ngo yakoze ibi bitabaye n'ibintu biba byagaragaye sibyo tuve kuri ibyo ngibyo byo kwinjira mwarabibonye abantu bose barabizi nawe utabizi yaba wa Marina yaba wa Rutsiro yaba wa Rayon Sport yaba wa APR wari uhari abo bantu bose babonye ibintu byabereye kuri stade tujye mu mukino hagati umukino urabaye Etincelle itsinzwe ibitego 2-1 Rayon Sport do credit kuri Rayon Sport yitwaye neza abafana barishima prime yabo iraboneka n'amanota araboneka
match irarangiye. Jarudi match koze iki? Irarangiye. Ubu tugiye kuri Etincelle yamaze gutsindwa iyo match. Sibyo? Yego. Bamwe batangiye kwikoma abakinnyi. Ngiye kintu nshaka kubwira President Enoch. President wa Etincelle. Yumva amabwire cyane. Hari abantu bari gutangira kubreminga abakinnyi ngo papi yari yariye, ngo sinzi ngo Shideo yari yariye. Igitego cya mbere bagitsindanye Shideo. Icya kabiri papi bakubise swate batanga assist kibigitego. Kandi batangira kwishiramo ngo abakinnyi ngo bariye ngo umutoza ngo yari ngiye kintu kuvuga umugabo w'inyangamugayo w'Islam. Reka turakuvuga ngo umuntu w'umugabo byabaye kuri stade ni twese gitego nta muntu batagitsinda kuko baro yaje iri mu kirere ntabwo yari duwere. Kangobaze kubitaje Dicol akeka ko umupira bawukinnye arawuswata. Ibintu biroroshye. William Saliba wa Arsenal ari ku isoko ry'amafaranga ngana miliyoni hafi 100. Sarimo defenseur batatu ku bambere ku isi. Kuri Real Madrid ni bamupope baro cyane. Kuri Paris ngo yibonye amateta yamushamuye cyane. So defenseur rose hari uwavuze ngo yariye cyangwa iki. Nitangiye gushakira ibintu aho bitari. Kandi n'ukuntu tuba tuzi umukinnyi mu mateka ye ko ibyo bintu wenda atigeze bibarizwamo. Rayon Sport yadutsinze yabikoreye ntihagire umukinnyi babigerekaho. Ibyo ngibyo president bireke, ahubwo president icyo ngomba kumubwira ntakurikirane ikibazo cyabaye mu gitondo Jarudi. Jarudi ku myitozo ya Etincelle habaye ikintu gikomeye. Nakubwiye wabonye video na postinze ntiwamenya ati ni ibyiki. Nabonye just posting ira video uvuga ngo hari akantu kabaye. Urumva? Mu gitondo ngene ndi ku myitozo ya Etincelle. Umutoza Seninga apanga amakona ye arayapanga neza. Sinzi icyo Juma yari gukora mu kibuga. Team manager. Ngo rero bashamiranye ngo tuba turi kure nago tuba twumva ibyo bashamiranyemo. Juma afima umutoza mu mashingo. Apana. Baza gukiza. Batoza bakabiri baza gukiza team manager ashitse umutoza wa mbere mu shati mu mupira. Umutoza aza gukiza. Etincelle yabonye amafaranga. Etincelle yakinye match ya Sport yahembwe. Yego. Ukumva nta kibazo cy'amatika hari y'umukinnyi yahembwe, staff yahembwe, umutoza yahembwe. Byose bimeze neza. Akazi kaba kameze neza. Juma yafimye nde? Umutoza. Rero ira video wabonye ngiye na postings. Yego. Ngiyewe Juma ndamumeshoninga noneho bimwe agenda akabwira abantu ngo namuvuze. Nuko ibyo yavuze nabyiyumviye. Yavugiye kuri telefone avuga ati yagize amahirwe mba namukubisa amabox. Ngabakubise iki? Amabox. Ngabakubise umutoza amabox. Yabwiye umutoza ari gusohoka muri stade Juma. Yabwiye abafana ba Etincelle bari muri stade ntago jya bora abafana. Arababwira ngo aka kazi nta kamara uhari hano. Kandi uriya nabushoboza afite bwo kunyirukana. Urukumira iryo jambo. Nkaba mfite ari amakuru yuko hari yaba abatoza cyangwa abakinnyi baba bari ku ruhande rwa president babumva yuko umutoza nta kamara afite abari muri staff. Umutoza nta bushobozi afite. Uribuka bimwe bavugaga muri Sunrise ngo abayobozi ba Sunrise nago bakwirukana Seninga ngo niwe wabirukana. Yego ndabyo. Noneho nabo barabihinduye ati Seninga nta bushobozi afite bwo kubirukana. Nibo bamwirukana. Uri kucyumva icyo kintu? N'uburyo afashije Etincelle. Ngenda kubarira. Seninga atoje Etincelle imikino 10. Yego. Akozemo amanota 15. Seninga atsinze imikino 4. Anganya 3 atsindwa 3. Tukucyumvikana Jarudi. Yasanze Etincelle zirita nziza cyane ku mutoza. Yasanze Etincelle ku mikino 15 ifite amanota 18. Ya Fazari. Yego. Seninga aho dukuye na hadushize ntago ari habi kuko muri championnat cyakomeje kandi muri game eshanu Etincelle sigaranye dufitemo kwakira Musanze na amanota dukeneye tuzakira Bugesera nizo make tuzasura AS do Kigali na Police na Gorira. Championnat tuyirangize gutyo. Tubonyemo amanota 7. Turaba tubonyemo amanota 7. Tubonye amanota 30 rangahe na 6. Tuba turi muri amyanya kutamanuka kuko nibyo duhatanira. Seninga yasanze turi mu myanya imanuka. Cyane yasanze turwana no kutamanuka. Ibi bintu narabivuze ndabivuga ngo Juma ndamwanga Juma mfikinawe. Oya ntacyo mwamufitiza. Ntaga kazakora nzagakora. Sibyo? Yego. Naramubujije kwivanga mu by'ubutoza ntabyazi. Sibyo? Yego. N'umutoza professionnel Seninga n'umutoza wize hanze uko iki turamwubaha ibyaba byose turamwubaha. Cyane. Seninga si n'umutoza gusa Seninga n'umwarimu. None ntituvuge aratoza ukabona ko ikipe ari gutoza itoje. Reka tureke ibyo. Juma twakoranye lisansi de ngena. Esho muri najya gukorera se agasanga Seninga niwe mwarimu.
izagenda ute? zaba ari ikibazo. Nubwo yasanga ari Sostene Seningabira Sostene atuwo umuntu yaransuzuguye. Siko se tubayeho twese. Yego. Akasanga yitesheje amahirwe kandi muri kariyeri yari afite aho yari kuzamugeza. Tujya tumenya aho turi, tumenye n'akazi kacu. Team manager akazi ke iyo ashe ku myitozo. Nukuza kureba ubuzima bw'abakinnyi. Team manager asinzwe ubuzima bw'iki? Bw'abakinnyi mu kintu akamubwira ati hari akabazo nafite gutya na gutya, wambwira president, wambwira coach gutya na gutya, nagashinzwe kujya ku blaming umutoza mu kibuga ari gutoza. Oya nagagomba kwinjira mu kumupima. Mu by'umutoza agomba gutoza kugeza ubwo bafatana mu mashati. Je numvisha ariko hamagara sinzi yahamagara gasinzi niba ari president, sinzi niba ari Basuru cyangwa nde. Abaravuze ngo ngiye nguzi ibitutsi ngo yanutse. Ngo yanutse ngo kubabyinga ibiki. Abafana bose bari muri stade bumiwe. Juma ni virusi narabibabwiye muri Etincelle nagakora akazi ke. Aravanga yivangira mu kazi k'abandi. Kandi n'abamushyigikiye nabo icyo kintu oya. Ikindi kintu nibagiwe ndi muri stade nabonye. Umutoza wa Etincelle direct wa physique Baraka Hussein. Baraka yakoze ikintu umutoza atagakwiye gukora. Nge namubonye ari gukoresha ishfoma, ava kuri ishfoma za kuri senyenge. Aza gutukana n'abantu bari kuri cya gipangu. Ngo bari kwinjiza abantu. Ashinzwe kwinjiza abantu. Tukwa tunaciana makazi niko mukongobana kugira umuntu ari gukora akazi kataraki muri Etincelle harimo abantu bari gukora akazi kataraki kiri gupfa. Ni byiza kugikosora ariko ukareba ugishinzwe ukamenya ati dore hari gupfa. Aretse abantu bari muri Espoma ari gutongana ku gipangu, we mu gipangu ari kubwira abapolisi n'abasecurity ibyo biramureba. Kuri kazi Etincelle kuki bari kuyivangira. We hari akazi ka ushinzwe gakore. Ibyo nabyo ni ibintu nari bishobora muri stade. Bajya mu kibuga bameze neza ataza kugira ibibazo mu kibuga kubera ko utabashirije neza. Ibyo ngibyo bya Baraka nawe bagerageze bashaka kuba bayiwaye mu bintu byose. Barakubaza ngo Baraka ashinzwe iki muri Etincelle, ngashinzwe gusetsa abakinnyi. So Etincelle ni comedy. Ni comedy najya muri James comedy. None si wabasekereza se. Ariko bana nyaga. Karana akazi kagomba kuba uri serie Charudi. Karana akazi kagomba kuba uri serie. Ikipe ni yacu bari kuyangiza. Bareke kuyangiza. Baba abanyamwuga. Yego kabisa. Tukumvikana. Buri muntu yuzuza inshingano ze. Niba na kuri stade uko ntari bitagenda neza, reba uri mu nshingano z'icyo iki kiganiro President Enoke dushaka uburyo kimugeraho, turaza kumuha link amenye yuko ntihagira umuntu umubeshya ngo amubeshye ngo Seningara amakosa afite, amakosa yafite Juma kuko yivanze mu kazi katamureba. Wari uri ku myitozo wa ku myitozo sinumvisha ibyo baganiye byateye bushamirane, ariko wakoze amakosa nawe urabizi no muri leta kwihanira niki ni icyaha. Niba yakubwiye nabi afite umushinzwe. Afite umushinzwe president wamuhaye amasezerano ni uramubaza. Yego. Wowe uri nkande yo kujya gufima umutoza mu mashingo. Ahubwo asanze Seninga yitonda. Yafima Bekeni mu mashingo. Ntago bishoboka. Yafima Rajabu mu mashingo. No kuziba batangira ibiro. Oya Charudi ni ibyo rwose Etincelle intambara cyakomeje kuri iyi match biracyari ibibazo. Urumva ko rero resultat zavuye kuri match Rayon Sport na Etincelle nubundi zakomeje ku affecta equipe. Nyamara cyari gihe cyo kwizugana nk'abatu twatsinzwe na equipe. Tugeze mu gihe birakomeye. Urumva ifite abafana bari buze stade, abafana ba Rayon Sport match yararangiye banga kuva muri stade. Bavuza ingoma, abapolisi barasohora biranga. N'igihe basohokeye izo video zose ndibuza kugenda nzishyiramo hano. Bahise bahagarara ku muryango. Bakubita ingoma mu muhanda barawufunga minota nka 30 myiza myiza babyina intsinzi. Yageraga kuri izi journée bafite ibibazo by'ibirarane batari guhemba n'imishahara. Komite nifashe amafaranga igahemba iri kugira ngo izi match zisigaye zigendere ku murongo. Namwe noneho muri staff mutangiye gufatana. Equipe se ni gute equipe wambwira ngo dore ngo impamvu Bugesera ibonye resultat, dore naka kajagara kari muri Etincelle ko kari he muri Bugesera no warasigaye gufatana mu mashingo ko bakinnyi n'abatoza. Tugerageze Juma rwose bamuhane. Nje sinzi ko ni ibihano nge namuha ari tende ko ngugenda ngo yitekerezeho gute. Ibi bintu twarabivuze muri fase arati avangira abatoza. Agahaguruka kuri tacira ninga ari gutoza kandi atari ko kazike. Yirirwa gutuma akubwira ngo ura mungu ngibiki ngo muri ribu nibiki. Ndatuza ndakubwira ati ibintu nabivuze nta muntu bizi sibyo, wenda ngiye ninjye warubizi ariko azakora ibindi wenda abandi babibona. Se kuri stade nari ndiyo nyine. Oya. Abari bari kuri stade nabo raza kumva ibyo kubwira. Ni ibyo ngibyo rero byo muri Etincelle. President Enoke atubabarire yaba na vice president député n'abantu twubaha binyangamugayo babagabo mukemura icyo kibazo. Ndakeka byumvikanye reka nuko bafashe bakakemura icya Bugigi. Bugigi umutoza abazamu buryo yagiye. Yego. Sibyo? Yari amafuti ye n'ibiki. Nabandi rero nabo batangira babwire
ntabwo ibintu twakomeza kubikoreramo kameme. amakosa. Turasoje rero yari Kivu Sport Updates na Jarudi Kells na Alka Kure. Tuzasubira kwa gatanu tureba shampiyona zakomeza n'amakipe arwanira kutamanuka mu match asigaranye ibintu birakomeye cyane. Analyse turebe izo duha amahirwe yo kumanuka nizo kuguma mu cyiciro. Deuxième division birakomeye. Bimeze bite? Ntabwo uri kumenya uko ibintu bimeze. Reka no kuvuga ngo mu cyiciro cya mbere birashyushye cyane Rwanda Premier League. Mu cya kabiri mu cyiciro cya kabiri hasigaye amakipe ane arimo Gicumbi, La Jeunesse, Etoile de l'Est na Muhanga. Bakaba izo kipe zigarenye zikina match esheshatu zinyuranamo. Zikora agaturnwa. Match eshatu phase ari match eshatu phase retour. Bakaba bageze kuri journée ya kane. Nirangiye ejo kuwa gatatu bazakina journée ya gatanu. Gicumbi rero ikaba iyoboye n'amanota yayo 6. Gicumbi iragarutse. Igiye gushaka kugaruka muri sabwa ziri timwe. Yego. Gicumbi zagaruka. Gicumbi reka bikurikiwe na Etoile de l'Est ifite amanota 5. Etoile de l'Est amanota inganya na La Jeunesse 5. Muhanga ikaba ifite 4. Etoile de l'Est irashirwa na Muhanga, La Jeunesse yakire Gicumbi ku Mumena. Match ikomeye kweli. Gicumbi niyo match isabwa gutsinda win. Gicumbi ketijya he mu cyiciro cya mbere. Irahita izamuka direct. Birakomeye abantu baze kujya kureba izo match ejo ku Mumena saa 9 umuriro uzaka highlights. Ni Muhanga umuriro uzaka kwa Etoile na Muhanga batangiye gutabaza ati na televiziyo ishaka yayerekana match. Izi match Etoile yatabaje kuba ati Muhangira twibiri wabo. Byakomeye. Ubwo rero tuzaza kwa gatanu tubabwiriza rezilita ko zagenze kandi n'abantu bari muri ibyo bicaho match zabera i Kigali no Majyepfo. Nyamuneka muzagerageze mugire kuri izi match muzirebe musupporting ama equipe yanyu. Tuzakire mu cyiciro cya mbere equipe bimerita. Kakule dusoze n'abaterankunga bacu. Turasoreza ku muterankunga Jana Auto Paint ni muterankunga mukuru ibiganiro byose dukora. Abantu bakeneye amarangi yo gutera ku nzu muri finissage, abantu mukeneye amakaro muri kubaka, abantu mufite inzu zifite ibibazo bya humidité, hari product Jana afite utsigano ari humidité kabisa ikaburizwamo inzu kongera nyine ikagira bwa bwiza bwayo ntongere kugira ikibazo cya humidité mu nzu. Hanyuma n'abantu bakeneye imodoka amavernet amarangi meza original afite imashini byose nagiye mbibereka mu byashize. Nukuvuga ngo wowe ukeneye ikintu kijyanye n'irangi cyangwa se na finissage y'inzu uranyerukira kuri Jana Auto Paint nara kuri Dodena ya mbere kuri station Marine. Hanyuma n'abantu mukeneye gufata amafoto amanama ubukwe amaproposal ibirori bigiye bitandukanye mukeneye gukora shoot za product zanyu Kivu Lens Photography nibo tubahitiyemo. Reka dusoreze aha ngaha rero tujye mu yindi mirimo. Nyine mbere ko mbasezera n'abafana ba Arsenal iri joro tugomba gukora akantu muri ruraka. Wari bagiye ko turakora akantu iri joro turagakora se? Oya no cyabana muri ruraka nyine ari amace gikomeye cyane. Oya gukomera kwayo na Arsenal yanyu ndayizeye kuko nayo irabizi ko dushaka Champions League kwa dore academy finale mu 2008 2009 kabona tunatambutse ira Barca twayikura imbere nakomeye tu finale abari finale kinwa n'umugabo finale 90. Sawa. Okay. Reka dusoreze aha ngaha mukore subscribe tukomeze tubane no mu bindi biganiro bikurikira. Greetings ladies and gentlemen, welcome to Kivu Sport Updates. Ni Jarudi Kells na Alka Kure nko muri bona kuri kamera. Tugiye kugaruka nanone kuri sport ariko turi banda muri championnat y'u Rwanda yakomeje igeze mu mahina igeze aho umwana arira nyina niyumve ndabeshye hadi. Abakinnyi bamwe bahagaritswe abatoza bahagaritswe abaperezida b'ama equipe ibintu birakomeye cyane. Yaba ku makipe atwara ibikombe ari muri mido ari kugenda uri buze gutwara igikombe bari kuvuga ibintu byinshi ko imikino iri kugurishwa amakipe ari kugura imikino agategera andi ma equipe ibintu byinshi ndakeka umuntu wese ukurikira football muri iyi minsi nicyo kintu kiri kuvugwa muri sport yo mu Rwanda. Kakule ndakwakiriye muri Kivu Club muri Kivu Sport uyu munsi. Ndakeka kumeze fresh nta kibazo ndashima Imana. Ibutse dukoze ikiganiro cyacu hakiri kare turagira ngo tuze kugisohora abantu baze kukireba ku masaha meza kabisa. Iki kiganiro utarira cyane ikiganiro kiri special cyane ku bafana
binahanga cyane ku bantu bina kukirareba ku abantu basportif bose b'Igisenyi. sportif b'Igisenyi kirabareba kuko aya ma equipe akinira hanga kenshi na ma equipe yacu dukunda harimo inshuti zacu namwe turayakunda pe turanayafana kuko urabizi ko nabantu bihishira yego abantu barabivuga ko bazikunda muri rusange ariko hari ibintu biba byagiye biranga nk'imikino iba yabaye biba bitabaye byiza na n'ubu bigikomeje ndakeka wabonye akavideo nashize kuri WhatsApp yego abantu benshi nta n'umwe wari ugeze umenya ibyo ari byo nta makuru bafite biri kuba nta makuru ntayo nawe ntabyo uzi reka ntabwo ndakeka mbizi noneho n'i Kigali ntabyo bazi n'abantu b'i Kigali bashobora kuba ntabyo bazi kabisa yego ni ukuvuga ngo rero Jarudi turahera uko shampiyona byagenze uko rezilita zagenze kugira ngo tuze kwibanda kuri match zabaye kuri iyi stade yacu y'Umuganda ko ku munsi wa 25 wahereye kuwa gatanu aho ikipe ya Vision yari yakiriye Kiyovu Sport yego twavanga turi kubivuga ko umukino uri kuba umukino rero warangiye Kiyovu yiboneye amanota yayo 3 y'imbumbe kabisa amanota y'ingenzi cyane kuri Kiyovu Sport yitsindiye Vision igitego kimwe ku busa ku munsi rero kuwa gatandatu za match nari ndimo ndakubwira ikipe ya Musanze yatsinze Muhazi kimwe ku busa yego ikipe ya Musanze nayo yari yaje kuri match ya Rayon Sport na Etincelle kuko match ikurikiyeho kuwa gatandatu na Etincelle na Musanze yego urumva Musanze yari ifite impamvu yo kuza kuri Etincelle yitwara kugira ngo bayigeho nyine ibyo birasanzwe ikipe ya Muhazi United yaratsinzwe yabashyize muri silence yaratsinzwe oya yifate nabi ikipe ya Muhazi United yaratsinzwe yego kuri uriya mukino sinzi niba Jarudi bira bintu Muhazi nayo nakubwiye ati ngishobora kongera gutsindwa nibisanzwe reka nitubitindeho wenda ibyo ngibyo ushyiremo akadege kugira ngo fani dakomeza kuturogoya cyangwa ushyire muri silence dukomeze twihute kubera ko dufite byinshi byo kuza kuganira uyu munsi urumva kuri stade ya Kigali rero ikipe ya SD Kigali yanganyije na Mukura kimwe kuri kimwe nayo nakubwiye yuko Mukura itatsinda AS Kigali Mukura yari yaruhuye abakinnyi benshi twari twabigarutseho uvuga ko iri kwitegura ishyize imbaraga mu gikombe cy'amahoro kuri uwo munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya Bugesera mu karere ka Bugesera yafashe Marine itsinda ibitego 2-1 amanota yarakenewe cyane ku ikipe ya Bugesera ikipe yari imaze imyaka 2 idatsindira mu rugo na Marine yari yakeneye kandi Marine biri kugenda bijya ahantu habi kuko Marine leta ijya gusura APR FC muri weekend na amanota 3 ya APR n'ibitego byinshi cyane urumva ku munsi wo kuwa gatandatu wasojwe na match yabereye ahanga mu karere ka Rubavu yahuzaga ikipe ya Rutsiro FC n'ikipe ya APR ibitego 5 ku busa turaza kubigarukaho kuko uyu mukino wakomeje kuvugwa cyane mu maradiyo nyuma yaho noneho byabaye ibindi kuri uyu mukino turaza kugarukaho ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Polisi yanganyije na Gorilla ubusa ku busa nakubwiye ati iyo nta kintu muri Katari ntacyo babarwanira nta mpamvu nta motivation nta bafana nta gitutu n'ukwitabira nyine gutyo gusa ikipe ya Gasogiyo yatsinze Amagaju kimwe ku busa manota Gasogi yari ikeneye ngo nayirebe ko yakwegera imbere umukino rero wari utegerejwe nanga mu karere ka Rubavu wagombaga guhuza ikipe ya Etincelle n'ikipe ya Rayon Sport waje kurangira Rayon Sport itsinze Etincelle ibitego 2-1 umukino wabaye ku cyumweru saa 9 naho ukagaragaramo ibintu byinshi bibi Jarudi rero ntago turirirwa tuvuga ngo imyanya n'ubundi biracyari kwa kundi Rayon Sport iracyafitemo ikinyuranyo cy'amanota 2 inota rimwe n'amanota 2 n'amanota 2 okay reka ibingibi tuzabirebe by'amakipe uko match zisigaye mu makipe arwanira igikombe n'amakipe amanuka byose tuzabireba ku munsi wo kwa gatanu ahubwo reka twinjire neza mu byaranze imikino yabereye kuri stade Umuganda na n'ubu ngubu bigifite ibisigisigi yego bikinakomeje ibisigisigi bihanze bizafekta n'imikino yose isigaye bizafekta n'imikino yose isigaye turahera ku munsi wo kwa gatandatu twavuye hanga kuwa gatanu twijeje tubwiye abantu ati Gatera Musa kuva aho bigeze ari kunkonfirma yuko umukino ari 50-50 ariko ntago ari byo bintu byagaragaye mu kibuga Rutsiro ubundi yari yakoresheje ijambo ryo kuvuga ngo tuzatanga ubutabera
turera kuri turanza dukore content kuri interview Gatera Musa yatanze nyuma y'umukino. Yavuze yuko ngo mu byo atoza abakinnyi be atabatoza gupasa adversaire ngo bamutengushye ku byo yabatumye, cyangwa se yanavuze ko we iyo yigisha abakinnyi uburyo basohora umupira batangije umupira batangirira mu mpande bihuta, noneho bagera mu kibuga hagati bakabona guhererekanya noneho za passe zabo za cepe za hato na hato. Ariko aravuga ngo ntabwo nigeze ntoza abakinnyi ko batangira kubakira muri box bapasa umupira adversaire ngo adutsinde. Hari umunyamakuru wamubajije se ngese urakeka ko harimo ababa bariye ruswa? Ati birashoboka. Ndaza gukurikirana birashoboka. Ariko nge nareba rangaje Gatera Musa na action ziwe ukuntu nsanzwe muzi, yarasa nk'umuntu ukonje. Yari yakonje pe, ubona ko yakonje. Yego. Ibyo bitego byora bibonye ntabwo turizwa tubisubiramo, ntabwo turashaka kubivugaho ibintu byinshi, ahubwo ibyabaye nyuma y'umukino. Bora amagambo Perezida wa Rutsiro yari yatangaje ko agomba gutanga ubutabera. Perezida wa Rutsiro rero nta kintu yakoze, umuntu w'umugabo cyane. Babicaye nk'abayobozi bareba icyabiteye cyose, baravuga ati rero tugomba guhagarika umutoza n'umuzamu Matumeri Arno ariwe kapiteni w'ikipe ya Rutsiro. Imikino isigaye yose kugira ngo shampiyona irangire bakaba bahagaritswe, akaba baratozwa n'umutoza witwa Umar ari wungirije ari uratoza imikino isigaye ku ikipe ya Rutsiro. Ariko Gatera Musa abifitemo uruhare yaba yanengushye cyane. Ahantu ekipe yari igeze nk'ikipe yari mu cyiciro cya kabiri, ariga performance y'umukinnyi, uburyo umukinnyi yari kuevoriwa kuva muri deuxième division kuza muri première division, ababona imbaraga akoresheje arubwira ngo yevoriwe azamuka ajya mu zindi ekipe zikomeye. Na Gatera Musa yari yavuye muri Gorilla ajya muri Rutsiro ya deuxième division, arongereza muri première division. Hari ekipe zamutekerezagaho runaka, ariko zigiye gutangira kumugiraho dute. Yego, kubera iyo makosa aba yakoze atari ngombwa. Nanjye uri kuri stade nanjye mba ngomba kumwigiraho nk'umutoza mukuru. Yego, bisi byanjye ntacyo byanyigisha ubu ngo aka kanya. Ngiye kubona ko ari bya bindi nyine n'ubundi nsanzwe mbibona sinduruhinja, ariko iyo byatangiye kungaragarira mu maso ntari kubyumva nkajya mbyibonera, biba bikabije, ariko biba biri kunyafectaho nkanjye nk'umuntu uri muri kariyeri. Birashoboka, sibyo? Cyaro di match rero Rutsiro yabonye amafaranga yo kwinjiza kuri stade, byabaye byiza rwose. Niba ari nabo n'ibirarane bafite bahembe, kuko amafaranga pourcentage zo zarabonetse. Yego, ko Rutsiro yinjije hafi miliyoni 10 ziburaho amafaranga make cyane, miliyoni 9,800. Amafaranga bura amafaranga make ngo yizure miliyoni 10. Yego, sibyo? Bya 5-0 byo ubumenye ko ari utuntu twinshi, ati urunani kinamico kirarangiye, abakinye nabaye. Oya, wenda kakule iyo ni match twatangiye twarayirebye, wabonaga ibintu biri kwa muri stade ukabona bishekeje. Umuzamu kabisa afata baro agacenga, none ikintu kirimo bikarangira muhaye umupira. Urabona ko adversaire nagatera mu zamu nagare equipe twaburamo amakuru. Oya, ntabwo bishoboka. Nge hari umukinnyi ntabwo navuga, ariko naramugiye se bro, ira match ibintu mudukoreye buriya nibyo. Arambwira ati bro anjye byanunguye. Arambwira ati ibintu hari abantu baba babizi barimo hano twe tutabizi cyane, ntabwo ari paka nk'abakinnyi bose babimenye. Reka baravuga ati uko tubibona natwe bari banaduprepaye. Abakinnyi bamwe na bamwe kuri imikino ukuntu twakinaga naga ariko bimeze. Kumva nyine ibintu biba byanyuze ahantu nanjye byambabaje umuyawa. Umupira nambwa ati hangane ni gutyo nyine football igenda, hari igihe biba bitari ngombwa ariko hari n'igihe biba binagutabaye utanamenye ibyo ari byo. Yego, ibyo ngibyo nyine nakaba kaciyemo naganiye nabo ni inshuti zanjye bose ntibyabura. Ako nyine nibyo ngibyo byaranze uwo mukino. Sinzi wo Jarod niba ari ikintu wavugaho kirekire. Wenda nge mbere yuko ngira icyo mvuga, ko amakosa na muntu wese utarayabonye. Mbere ngira ko hari icyo nongeraho, ari cyo nshaka kubaza ku muzamu nk'uyu muzamu wa Rutsiro wari captain witwaraga neza amakipe akomeye, wenda ari kuzaganiza no muri championnat mwaka utaha, wirukanwe muri Gorilla haja muziza n'ubundi byarukije. Ati umuntu yiruka wicyo yazize nkibi, none arongera bikoze muri Rutsiro. Byaragaragaye kiretse wenda ahubwo tuvuze ngo ese yabikoreye amafaranga cyangwa yabikoreye we ku giti cye, ariko kuba ku giti cye byaragaragaye ko yashakaga gutsindisha Rutsiro yarabikoze. Umunyamahanga fana Paris ni ku giti cye mu burero rwego, ahubwo ni ingeso ye. Yego, icyo ngicyo tucyumvikanye. Kariyeri y'umukinnyi nk'uyu kakule wayivuga iki? Iyo nta kariyeri, iyo si kariyeri ukumva ifite aho ubuse ishaka kugera.
ko kubigaragara Rutsiro itazamwongera amasezerano ubu azabona indi kipe kandi musinyisha mu Rwanda azayibona abakorana nabo bazamushakira ama equipe abakorana nabo bazamushakira ama equipe ngo zindi ikipe izamutse ngira muguzi none suko twabivuga umupira mu Rwanda. Wenda nanjye nari ndi muri stade ndi mu bafana abantu baze no kureba n'amashot twagiye dushyira kuri YouTube muri shots. Hari abafana benshi bape twagiye tuganira off camera ako byatisha turi kubitsinda ariko biri kugaragara nyine ko ntago turi kuba twabikoreye nyine nanjye hari ibintu byategura avuga ati ubwo si uwavuga ngi nanjye hari wambwiye ati reka nikubitire vuvuzera hari wambwiye ati ariko rwose hari wambwiye ati abafana benshi twikoze cyiza igikoreye Darko gusa Darko umutoza niwe bagikoreye niwe bakoreye neza kuko niwe wari uri kuri pressure kuko ubundi Rutsiro rifite ubushobozi butsinda APR cyangwa bakanganya cyangwa se APR nayo ikabatsinda bikoreye yatsinda Rutsiro ikabatsinda APR maze imyaka 2 idatsinda ibitego 5 ije kubitsinda Rutsiro Rutsiro yari ya 4 APR ari ya 2 ije kwitsinda ibitego 5 mu minota 45 bakubwira ko mu ncuro zose APR yahuye na Rutsiro imaze kwitsinda ibitego 17 mu mikino igera muri 3 17 bitandatu inshuro 2-5 numva ko rero ntago bya bintu byiza wenda nta kintu arenzaho gusa icyo ahubwo navuga cyiza president wa Rutsiro yakoze ikintu gikomeye kuvuga ati reka abantu tubahagarike ntitureba amakosa bakoze ngo turebere reka tubahagarike kandi numva byagakomeje bikajya muri federation bakareba umukinnyi nkuriya ushobora gukora amakosa ko umutoza biragoye ariko ku mukinnyi wakoze ibintu bigaragara muri stade nabandi bagenzi kandi president Rutsiro we yavuze ko ibi bintu atari icura mbere bibaye icyo yatumye bahagarika n'umutoza ngo nuko umuzamu yabikoraga umutoza kongera akamusubizamo gusa ubwa mbere umuzamu yabatsindishije Rutsiro Musa yazize yuko ari umufatanya cyaha n'umuzamu atabonaga amakosa ye ngamukuremo ashyiremo amusimbuze wenda nawe yitekerezaho ikintu cyo Musa yazize yes Rutsiro byarangiye Rutsiro itsindwa ibitego 5 APR ibonera amanota 3 ikinyiranye cy'ibitego cyari kirimo hagati ya Rayon Sports na APR kiragabanyuka tubamenyesha ko match izakurikira nubundi APR zakira Marine ubwo namwe murabyumva reka tujye ku cyumweru aho ari kwa gatandatu ku cyumweru rero Etincelle yakira Murera Etincelle irarayideklara ivuga ati ubushize hari amafaranga twabuze ubwo ya kampani yabyitwa ngo iki ntabwo nzi ko nitwa ikoresha akanyenyeri abantu benshi barayikoresha mu Rwanda bikora ku stade menshi 939 bagata abantu hari amafaranga arenga miliyoni 4 twabuze ndakeka barigeze no gutabaza ribu basaba ko ngo yabizamo match ya Marine na Etincelle hanyuma bati twizaniye akanyenyeri kacu bazana indi kampani tutazana yavuye tutazi ko isanzwe ikora kampani ngo niyo yishiriza APR kuko bayibonye kuri match ya Etincelle na APR yego nibwo bayisabye kampani raje ntago nzi ubushobozi bwa Sava iyo kampani ikoresha ku buryo abantu baje kuri stade bari kuguhera saa 8 n'igice abantu baguraga amatike byanga kugeza match itangiye igice cya mbere cyose kirangira abantu bari kuri stade kakure nari abantu bari bose kugenda babibona mu video turi buze kugenda ducisha muri iyi video muri iki kiganiro abantu bagerageje kugura amatike bageze kuri karakanyenyeri ka Etincelle biranga neza application down cyo kintu system yazaga ikubwira hari n'abantu benshi bagiye bareklama bavuye i Kigali hari abantu twagiye dubura bavuga ati njye amafaranga bayakuye kuri konti ariko ntabwo ndi kubona message yasagashize iminota 10 ndi butangi kugira ngo ninjire none ko mita irangiye ko Rayon Sports igitego cya mbere ubu koko amafaranga yanjye ntahiriye ubusa ikibazo cyaragiye akanyenyeri kaba ikibazo mu gihe Etincelle avugaga ko yakazanye ngo mu rwego rwo kwirinda kiri buze kwibwa amafaranga ahubwo noneho yahombye menshi bijyanye nayo yari kwinjiza yiza ko yarakoresheje ya systeme isanzwe y'akanyenyeri ka 393 kuko kubigaragara hari abafana benshi bagiye bafata imodoka bagasura ko bati muturangira ahantu hari akabari naha tujye kurebera ayo match reka twigendere tube tumva kuri radio twigire ku mazi abandi bati reka tugume hano ubwo nundi byarangiye dutegereze twumve uko Rayon Sports yaciruze kwitwara n'abayitenseri bibuko abantu kajya wumva abantu bariyamiriye igitego kijyemo kwase ni ikiye equipe umuntu yatanze amafaranga yavuye kuri konte ye ataragaruka undi akiri kugerageza kurwana no kwinjira byanze Etincelle homba amafaranga menshi kuko nuza kureba muri iyi video urabona ko abafana ni benshi cyane hanze ya stade babuze uko binjira
kandi hari abarimo bari bafite n'amatike twibukiranye. Hari aho kuri 5 hari aho nasangaga abantu bahagaze hanze ati bavuze ngo namurongera kwinjira ahangaha ngo huzuye kandi afite iyo tike. Kandi hari umuryango wo kuri 4 utarigeje ukoreshwa wari ufunze gusa hirya ku nguni yo hirya yego ugana kuri Petit Stade kuri 4 umuryango wari ufunze nugeze ukoreshwa kandi n'abantu bari bahicaye benshi. Hari habereyeho kiriya gihanda hari habereyeho ese no kubera iki no muntu ufite regio tike ya bitari umubwira ajya kwicara yari kwemera kuko arashaka kwinjira muri stade. Regio byamaze kugenda kuriya umuntu icyo barwana nacyo rwana n'incyaka nicare muri 2 kandi nishitse ariko ndebe match kunye nkubwiye narebeye match nayo nicaye muri jaride ku gikuta hamwe no kuri toilette ku izamu rya ruguru yego niho nari narebeye match nicaye kuri jaride none nicaye rwose. Cyaro ikibazo cyaje kubaho ikibazo cy'abafana cyaje kubaho abafana bagenda bijujuba gusa ngiye cyanangaje n'ubuyobozi bwa Etincelle bugomba kumenya nuko nyine nayo amafaranga bateganyaga yatabonetse. Ntabwo yabonetse guhomba barahombye kuko bafite amakuru ko babonye miliyoni 7,600. Nese ari Etincelle na Rutsiro niyo haje abafana benshi birumvikana. Rutsiro rusha abafana na Etincelle rusha abafana Rutsiro. Rayon Sport rusha abafana AP. Rayon Sport ni ikipe yari kurwana no gutsinda kugira ngo igume ku mwanya wa mbere. Abafana bari benshi cyane muraza kugenda muri video ntoya turuze kugenda dushyira muri iki kiganiro muraza kugenda mubyibona ko ibyo turi kuvuga atari ibikabyo cyangwa se amabara nkuru twari turi kuri stade byose byabaye tubireba. Etincelle yahombye amafaranga menshi cyane ngiye mbaze wenda bijyanye no kiti cyama cyari 3 nawe waza gukuba n'umubare w'abantu uri buze kubona bari hanze ya stade ushobora kubona ko batabuze gomba munsi ya miliyoni 5. Hanze hari abantu benshi cyane abishyuye amafaranga yavuye kuri konti yabo batigeze babona amatike ya message bajya gusikana abari kugura byanze abazifite wenda babo Etincelle yabo yabonye ariko no uburenganzira bwese ubusajye kukurega akavuga ati dore naguze itike sininjira kuri stade uretse ko abanyarwanda nyine hari ibintu biba tukavata ngo bwo byarangiye ariko uyu munajyanye ikirego wamwishyura n'amafaranga y'itike n'indishyi y'akababaro. Byo rero uko bibakajagari gutyo nanjye match nagezemo ku munota 37 gusa iyi company nubwo yaje ariko mu reka naga abanyarwanda sinzi kuntu duteye. Ese mushaka abantu bakunda umupira gute? Baraguze umwana wo munsi y'imyaka 12 wanze ko yinjira muri stade ukumwishyuza umutoza arakwereka lisansi ukamwishyuza umukinnyi uramwishyuza. Ese abantu bazakunda umupira bigenze bite? None abakinnyi bajye bakina umupira binjira muri stade uko bakinnye banakoze tize niba bindi match bajye mu rugo baryamye kandi nyamara yaje kuri stade hari ibyo yigira. Niba SG wa Marina aza kuri stade kugira ngo yinjire bikaba ikibazo yavuga ati abakinnyi wa Marina bakavuga ngo abishyurire. Ibi bintu ntibivuze iki? Iyi company ibi bintu yarabikoze itagiye kwishyuza n'abasirikare. Company ishyuza n'umusirikare umucunga umutekano uramwishyuza kuri stade umutekano w'igihugu. Ya company nagirikiri kandi ngibyo ngo babikoraga ngo mu rwego ngo rwo kwinjiza amafaranga. Ariko ikingenzi bashingiye kibagira company system bakoresha nta bushobozi yari ifite bwo gukora kuri iriya match. Byaragaragaye bo barabizi byatumye abantu bataha bababaye. Hari n'abantu bavuze ati zagenza kuri stade ndebe match zaguzwe ubundi ninza amafaranga bakuye kuri konti sininjire mpagarare kuri stade iminota 30 stade ifite interest enye ntarinjira muri match nje muri match iri kurangira munaga bati nzajya mbirebera mu interest ntago tubarenye baratubara 8 kuko na bira bipangu biri mu nguni babyinjirizaho cyane ibintu bigakemuka. si interest n'undi si gate zo kwinjira gate nazo nagari paka tu gate dutu uzana ibyuma ugatera ko na moto kayinjira muri stade ntuzira gate niziki. Etincelle rwose twaraba kandi kakure tumaze igihe tubivuga abantu bakavuga ngo Etincelle ngo tuyibandaho cyane nuko nyine bikora ibintu bidahuye no simutse n'abandi bose bayivuze bayikrititse. Nje narababwiye ati ibintu byose nzazamvuza nkavugira kuri kakure wagiye kubabwira ibyo bagomba kuvuga cyangwa nuko babonye ko hari amakosa yabaye. Jewe narababwiye ibintu nzazamvugira kuri iyi kamera iki ntago zazashira igihe mutabonye ko ari ukuri. Nta muntu uba muri Etincelle mfite icyo mpfa nawe dupfa amakosa ye yego dupfa ko ibintu bye bitagiye ku murongo ari nawe wabyikoreye. Nta muntu nzakritika ngo yakoze ibi bitabaye n'ibintu biba byagaragaye sibyo.
tuve kuri ibyo ngibyo byo kwinjira mwarabibonye abantu bose barabizi nawe utabizi yaba wa Marine yaba wa Rutsiro yaba wa Rayon Sport yaba wa APR wari uhari abo bantu bose babonye ibintu byabereye kuri stade. Tujye mu mukino hagati. Umukino urabaye Etincelle itsinzwe ibitego 2-1. Rayon Sport do credit kuri Rayon Sport yitwaye neza abafana barishima prime yabo iraboneka n'amanota araboneka. Match irarangiye. Jarudi match koze iki? Irarangiye. Ubu tugiye kuri Etincelle yamaze gutsindwa iyo match. Sibyo? Yego. Bamwe batangiye kwikoma abakinnyi. Ngiye kintu nshaka kubwira President Enoch. President wa Etincelle. Yumva amabwire cyane. Hari abantu bari gutangira kubreminga abakinnyi ngo papi yari yariye ngo sinzi ngo Shideo yari yariye. Igitego cya mbere bagitsindanye Shideo. Icya kabiri papi bakubise swate batanga assist kibigitego. Kandi batangira kwishiramo ngo abakinnyi ngo bariye ngo umutoza ngo yari ngiye kintu kuvuga umugabo w'inyangamugayo w'Islam. Reka turakuvuga ngo umuntu w'umugabo byabaye kuri stade ni twese gitabo nta muntu batagitsinda kuko baro yaje iri mu kirere ntabwo yari duwere. Kangobaze kubita Jedi Cole akeka ko umupira bawukinnye ibintu biroroshye. William Saliba wa Arsenal ari ku isoko ry'amafaranga angana miliyoni hafi $100. Salima defenseur batatu ku bambere ku isi. Kuri Real Madrid ni bamupape baro cyane. Kuri Paris ngo yibonye Mateta yamushamuye cyane. So defenseur rose hari uwavuze ngo yariye cyangwa iki. Yitangiye gushakira ibintu aho bitari. Kandi n'ukuntu tuba tuzi umukinnyi mu mateka ye ko ibyo bintu wenda atigeze bibarizwamo. Rayon Sport yadutsinze yabikoreye ntihagire umukinnyi babigerekaho. Ibyo ngibyo president bireke ahubwo president icyo ngomba kumubwira ntakurikirane ikibazo cyabaye mu gitondo Jarudi. Jarudi ku myitozo ya Etincelle habaye ikintu gikomeye. Nakubwiye wabonye video na postinze niwamenya ati ni ibyiki. Nabonye just posting ira video vuga ngo hari akantu kabaye. Urumva? Mu gitondo ngene ndi ku myitozo ya Etincelle. Umutoza Seninga apanga amakona ye arayapanga neza. Sinzi icyo Juma yari gukora mu kibuga. Team manager. Ngo rero bashamiranye ngo tuba turi kure nago tuba twumva ibyo bashamiranyemo. Juma filime umutoza mu mashingo. Apana. Baza gukiza. Batoza bakabiri baza gukiza team manager ashitse umutoza wa mbere mu shati mu mupira. Umutoza aza gukiza. Etincelle yabonye amafaranga. Etincelle yakinye match ya Sport yahembwe. Yego. Ukumva nta kibazo cy'amatika hari y'umukinnyi yahembwe, staff yahembwe, umutoza yahembwe. Yes, yimeze neza. Akazi kaba kameze neza. Juma yafimye nde? Umutoza. Rero ira video wabonye ngiye na postings. Yego. Ngiyewe Juma ndamumeshoninga noneho bimwe agenda akabwira abantu ngo namuvuze. Nuko ibyo yavuze nabyiyumviye. Yavugiye kuri telefone avuga ati yagize amahirwe mba namukubisa amabox. Ngabakubise iki? Amabox. Ngabakubise umutoza amabox. Yabwiye umutoza ari gusohoka muri stade Juma. Yabwiye abafana ba Etincelle bari muri stade ntago jya bora abafana. Arababwira ngo aka kazi nta kamara uhari hano. Kandi uriya nabushoboza afite bwo kunyirukana. Bikomeye iryo jambo. Nkaba mfite ari amakuru yuko hari yaba abatoza cyangwa abakinnyi baba bari ku ruhande rwa president babumva yuko umutoza nta kamara afite abari muri staff. Umutoza nabushoboza afite uribuka bimwe bavugaga muri Sunrise ngo abayobozi ba Sunrise nago bakwirukana Seninga ngo niwe wabirukana. Yego ndabyo. Noneho nabo babihinduye ati Seninga nabushoboza afite bwo kubirukana. Nibo bamwirukana. Uri kucyumva icyo kintu? N'uburyo afashije Etincelle. Ngenda kubarira. Seninga atoje Etincelle imikino 10. Yego. Akozemo amanota 15. Seninga atsinze imikino 4. Anganya 3 atsindwa 3. Turi kucyumvikana Jarudi. Yasanze Etincelle zirita nziza cyane ku mutoza. Yasanze Etincelle ku mikino 15 ifite amanota 18. Ya Fazari. Yego. Seninga aho dukuye na hadushize ntago ari habi kuko muri championnat cyakomeje. Kandi muri game eshanu Etincelle sigaranye dufitemo kwakira Musanze na manota dukeneye tuzakira Bugesera nizo match tuzasura AS do Kigali na Police na Gorira. Championnat tuyirangize gutyo. Tubonyemo amanota 7. Turaba tubonyemo amanota 7. Tubonye amanota 30 rangahe na 6. Tuba turi muri amyanya kutamanuka kuko nibyo duhatanira. Kose nigasanze turi mu myanya imanuka. Cyane yasanze turwana no kutamanuka. Ibi bintu narabivuze ndabivuga ngo Juma ndamwanga Juma mfikinawe. Oya ntacyo mwamufitiza. Ntaga kaza akora nzagakora. Sibyo? Yego.
naramubujije kwivanga mu by'ubutoza ntabyo azi sibyo yego n'umutoza professionnel Seninga n'umutoza wize hanze ukoze iki turamwubaha ibyaba byose turamwubaha cyane Seninga si n'umutoza gusa Seninga n'umwarimu none tuvuge aratoza ukabona ko ikipe ari gutoza itoje reka tureke ibyo Juma twakoranye licence de ngena esho muri najya gukorera se agasanga Seninga niwe mwarimu izagenda ute zaba ari ikibazo nubwo yasanga ari Sostene Seninga abwira Sostene ati uwo muntu yaransuzuguye siko se tubayeho twese yego akasanga yitesheje amahirwe kandi muri kariyeri afite aho yari kuzamugeza tujya tumenya aho turi tumenye n'akazi kacu team manager akazi ke iyo aje ku myitozo nukuza kureba ubuzima bw'abakinnyi team manager ashinzwe ubuzima bw'iki bw'abakinnyi mu kintu akaza akamubwira ati hari akabazo nafite gutya na gutya wambwira president wambwira coach gutya na gutya nagashinzwe kujya ku blaming umutoza mu kibuga ari gutoza oya nagomba kwinjira kugeraho kumufima mu by'umutoza agomba gutoza kugeza ubwo bafatana mu mashati je numvisha ariko hamagara sinzi hamagara gasinzi niba ari president sinzi niba ari Basuru cyangwa nde abaravuze ngo ngiye nguzi bitutsi ngo yanutse ngo kubabyinga ibiki abafana bose bari muri stade bumiwe Juma ni virusi narabibabwiye muri Etincelle nagakora akazi ke aravanga yivangira mu kazi k'abandi kandi n'abamushyigikiye nabo icyo kintu oya ikindi kintu nibagiwe ndi muri stade nabonye umutoza wa Etincelle direct wa physique Baraka Hussein Baraka yakoze ikintu umutoza atagakwiye gukora nge namubonye ari gukoresha ishfoma ava kuri ishfoma za kuri senyenge aza gutukana n'abantu bari kuri cya gipangu ngo bari kwinjiza abantu ashinzwe kwinjiza abantu tukwa tunacyana amakazi niko mukobana kubwira umuntu ari gukora akazi kataraki muri Etincelle harimo abantu bari gukora akazi kataraki kiri gupfa ni byiza kugikosora ariko ukareba ugishinzwe ukamenya ati dore hariya iri gupfa aretse abantu bari muri ishfoma ari gutongana ku gipangu we mu gipangu ari kubwira abapolisi n'abasecurity ibyo biramureba kuri akazi Etincelle kuki bari kuyivangira we hari akazi ka ushinzwe gakore ibyo nabyo ni ibintu nayo bishobora muri stade bajya mu kibuga bameze neza ataza kugira ibibazo mu kibuga kubera ko utabashyirije neza ibyo ngibyo bya Baraka nawe bagerageze bashaka kuba bayiwaye mu bintu byose barakubaza ngo Baraka ashinzwe iki muri Etincelle ngashinzwe gusetsa abakinnyi Etincelle ni comedy ni comedy najya muri James comedy none si wabasekereza se ariko bara karana akazi kagomba kuba uri serie Jarudi karana akazi kagomba kuba uri serie ikipe ni yacu bari kuyangiza bareke kuyangiza baba abanyamwuga tukumvikana buri muntu yuzuza inshingano ze niba no kuri stade uko ntari bitagenda neza reba uri mu nshingano z'ikiganiro iki kiganiro President Enoke dushaka uburyo kimugeraho turaza kumuha link amenye yuko ntihagira umuntu umubeshya ngamubeshye ngo Seninga amakosa afite amakosa yafite Juma kuko yivanze mu kazi katamurebe wari uri ku myitozo myitozo sinumvisha ibyo baganiye byateye bushamirane ariko uwakoze amakosa nawe urabizi no muri leta kwihanira niki ni icyaha niba yakubwiye nabi afite umushinzwe perezida wamuhaye amasezerano niwe uramubaza yego wowe uri inkande yo kujya gufima umutoza mu mashingo ahubwo asanze Seninga yitonda yafima Bekeni mu mashingo ntabwo bishoboka yafima Rajabu mu mashingo nuko batangira ibiro oya Jarudi ni ibyo rwose Etincelle intambara yacyakomeje kuri iyi match biracyari ibibazo urumva ko rero resultat zavuye kuri match Rayon Sport na Etincelle nubundi zakomeje ku affecta equipe nyamara cyari gihe cyo kwizugana nk'abatu twatsinzwe na equipe tugeze mu gihe birakomeye urumva ifite abafana bari buze stade abafana ba Rayon Sport match yararangiye banga kuva muri stade bavuza ingoma abapolisi barasohora biranga n'igihe basohokeye izo video zose ndibuza kugenda nzishyiramo hano bahise bahagarara ku muryango bakubita ingoma mu muhanda barawufunga minota nka 30 myiza babyina intsinzi yageraga kuri izi journée bafite ibibazo by'ibirarane batari guhemba n'imishahara komite nifashe amafaranga igahemba iri kugira ngo izi match zisigaye zigendere ku murongo namwe noneho muri staff mutangiye gufatana equipe se ni gute equipe wambwira ngo dore ngo impamvu Bugesera ibonye iyo resultat dore naka kajagara kari muri Etincelle niko kari he muri Bugesera naho arasigaye gufatana mu mashingo ko abakinnyi n'abatoza tugerageze Juma rwose bamuhane nge sinzi ko ni ibihano nge namuha ariko ngo ugenda ngo yitekerezeho gute ibi bintu twarabivuze muri fase arati avangira abatoza agahaguruka kuri tacira ninga ari gutoza kandi atari ko kazi ke yirirwa gutuma akubwira ngo ura mungu ngibiki ngo muri ribu nibiki ndatuza ndakubwira ati ibintu nabivuze nta muntu ubizi sibyo wenda nge ninjye wari ubizi
ariko azakora ibindi wenda abandi babibona. Se kuri stade nari ndiyo njyenyine. oya Abari bari kuri stade nabo uraza kumva bari ibyo benshi bakubwira. Ni ibyo ngibyo rero byo muri Etincelle. Perezida Enoch atubabarire, yaba na vice perezida depute, ni abantu twubaha b'inyangamugayo b'abagabo mukemura icyo kibazo. ya ndakeka byumvikanye reka Nuko bafashe bagakemura icya Bugigi. Bugigi umutoza abazamu uburyo yagiye. yego Sibyo? Yego. Yari amafuti ye n'ibiki. N'abandi rero nabo batangira babwire ntabwo ibintu twakomeza kubikoreramo. quand même Amakosa. turasoje rero yari Kivu Sport Updates na Jarudi Kells na Ati Kakure. Tuzasubira kwa gatanu tureba shampiyona ryizakomeza Zakomeza n'amakipe arwanira kutamanuka mu match asigaranye. ibintu birakomeye cyane. Analyse turebe izo duha amahirwe yo kumanuka n'izo kuguma mu cyiciro. Deuxième division birakomeye. bimeze bite Ntabwo uri kumenya uko ibintu bimeze. reka reka Ni ukuvuga ngo mu cyiciro cya mbere birashyushye cyane Rwanda ni ukuvuga ngo Premier mu League cya kabiri. Mu cyiciro cya kabiri hasigaye amakipe ane. Arimo Gicumbi, La Jeunesse, Etoile de l'Est na Muhanga. Bakaba izo kipe zisigaye enye zikina match eshatu zinyuranamo. Zikora agaturunwa. Yego. Match eshatu phase aller, match eshatu phase retour. Bakaba bageze kuri journée ya kane. Nirangiye ejo kuwa gatatu bazakina journée ya gatanu. Gicumbi rero ikaba iyoboye n'amanota yayo 6. Gicumbi iragarutse. Igiye gushaka kugaruka muri sabwa ziri timwe. yego oya bizagaruka Gicumbi rero ikaba ikurikiwe na Etoile de l'Est ifite amanota 5. Etoile de l'Est amanota inganya na La Jeunesse 5. Muhanga ikaba ifite 4. Etoile de l'Est irakirwa na Muhanga, La Jeunesse yakire Gicumbi ku Mumena. imatch ikomeye kweli Gicumbi niyo match isabwa gutsinda win. Gicumbi ketijya he mu cyiciro cya mbere irahita izamuka direct. birakomeye abantu baze kujya kureba izo match Ejo ku Mumena natwe saa nishoka 9 turaza umuriro gushaka uzaka. highlights Ni kubaza Muhanga kugera umuriro kuri uzaka match kwa batubwira uko Etoile bizaba bimeze. na Muhanga batangiye gutabaza ati na televiziyo ishaka yayerekana iyi match. Izi Zirimo match kujura Etoile yatabaje kuba ati Muhangira twibiri wabo. Byakomeye. Ubwo rero tuzaza kuwa gatanu tubabwiriza rezilita uko zagenze kandi n'abantu bari muri ibyo bice aho match zabera i Kigali no mu majyepfo nyamuneka muzagerageze mugire kuri izi match muzirebe musapotinga ama equipe yanyu tuzakire mu cyiciro cya mbere equipe bimerita. Kakule dusoze n'abaterankunga bacu. turasoreza ku muterankunga Jana Auto Paint ni muterankunga mukuru w'ibiganiro byose dukora. Abantu bakeneye amarangi yo gutera ku nzu muri finissage, abantu mukeneye amakaro muri kubaka, abantu mufite inzu zifite ibibazo bya humidité, hari product Jana afite utsiga hano ari humidité kabisa ikaburizwamo inzu ikongera nyine ikagira bwa bwiza bwayo ntongere kugira ikibazo cya humidité mu nzu. Hanyuma n'abantu bakeneye imodoka amavernet amarangi meza original afite imashini byose nagiye mbibereka mu byashize. Ni ukuvuga ngo wowe ukeneye ikintu kijyanye n'irangi cyangwa se na finissage y'inzu uranyarukira kuri Jana Auto Paint nara kuri Dodena ya mbere kuri station Marine. Hanyuma n'abantu mukeneye gufata amafoto amanama ubukwe amaproposal ibirori bigiye bitandukanye mukeneye gukora shoot za product zanyu Kivu Lens Photography nibo tubahitiyemo. Reka dusoreze aha ngaha rero tujye mu yindi mirimo. Nyine mbere ko mbasezera n'abafana ba Arsenal iri joro tugomba gukora akantu muri ruraka. Wari bagiye ko turakora akantu iri joro turagakora se oya no cyabana muri ruraka nyine ari amace gikomeye cyane. Oya gukomera kwayo na Arsenal yanyu ndayizeye kuko nayo irabizi ko dushaka Champions League kwa dore academy finale mu 2008 2009 kabona tunatambutse ira Barca twayikura imbere nakomeye tu finale abari finale kinwa n'umugabo finale 90. Sawa. Okay reka dusereza aha ngaha mukari subscribe tukomeze tubane no mu bindi biganiro bikurikira.